Bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV mwongeye kwirirwa amahoro. Tubashimiye yuko mukomeje kutubera indahemuka, mukaba mudasiba kureba kuri YouTube channel yacu ari nayo yanyu, kuko ari urubuga duhuriraho tukaganira ibidufitiye akamaro twe n'abacu. Ubu rero tugiye kubabwira byiza by'indyo yuzuye. Indyo yuzuye buri wese imufitiye akamaro, yaba umwana, yaba umuntu mukuru, yaba ushaje, yaba umugabo w'igikwerere, yaba mbese uwo ari we wese. Indyo yuzuye rero nk'uko abahanga mu mirire babivuga, ni indyo igizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere igomba kuba igizwe n'ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri ni ibintu bikize ku byo bita proteine. Proteine izo ngizo ni nk'uko wavuga amatafari yubaka inzu. Inzu igomba kuba ifite imbariro, ifite inkingi, ifite n'ibindi bisakaye n'ibiyigize bindi. Ariko kugira ngo ibe inzu ihagaze neza izajya ikingira abarimo imbere kutagerwaho n'ivumbi cyangwa imbeho, igomba kuba ifite amatafari, cyangwa se ikaba ifite ibyondo bayihomye ku ruhande, isize imeze neza. Mu cyaro bashyiraho n'igishahuro. Ni ukugira ngo barinde yuko ibitera umuntu urimo imbere gutitira cyangwa se gushyuha cyane bigabanyuka binyuze mu gushyiraho ayo matafari. Ayo matafari rero niyo wavuga yuko ari ibyubaka umubiri, birawubaka bigatuma umuntu ubona yuko afite igihagararo. Ibyo akenshi bikunze kugaragara mu bintu bifite amavuta, tuvuge nk'inyama, amagi, ibintu bikaranze birimo amavuta runaka. Uretse yuko nanone twababwira yuko amavuta menshi atari meza, amavuta menshi ni mabi, ashobora gutera umubyibuho ukabije, kandi umubyibuho ukabije uteza ibibazo birimo kurwara umutima, kugira umuvuduko munini w'amaraso. Umuvuduko munini w'amaraso nawo ugateza ibibazo birimo guturika k'udutsi tw'ubwonko. Ubwo rero bisaba ngo ayo mavuta umuntu ariye cyangwa se anyweye mu mata cyangwa ahandi aba aringaniye, abasha gutuma umubiri we uba umubiri ufite ibyawubatse, ariko nanone bitawugira ingaruka ku zindi nyama zawo. Ubwo ku byubaka umubiri byo bita proteine, twababwiraga yuko harimo inyama, zaba iz'umutuku zaba iz'umweru. Inyama z'umutuku ni iziboneka ku matungo nk'inka, ihene, intama, ingurube. Naho inyama z'umweru zo ziva ku mafi, ku nkoko, urebye cyane cyane no ku mbata. Mbese ayo matungo dutunze ariko afite iki? Afite amababa, inkoko, ibishuhe, imbata n'ibindi. Ubwo hiyongeraho wenda n'amafi, hakaba hazaho n'urukwavu. Iziriya nyama nyine zidatukura, akenshi nta nubwo ziba zituruka ku nyamaswa zirisha. Ikindi kintu gitanga proteine ni amagi. Amagi afite amaproteine meza cyane cyane ku bana. Ni nayo mpamvu ubona leta yashyizeho gahunda y'uko umwana agomba kurya igi rimwe byibura ku munsi. Inkoko buriya zifite akamaro kanini, kubera yuko amagi zitera afasha abana kutagwingira, kandi umwana utaragwingiye aba ingirakamaro ku gihugu. Hejuru rero ya za proteine hakurikiraho ibyo bita vitamine. Amavitamine aba arimo ibirinda umubiri kurwara. Ibintu birinda umubiri kurwara rero akenshi uzabisanga mu mbuto no mu mboga. Mu mbuto no mu mboga, warya amashu, warya imboga z'inyabutongo, warya epinari, warya inyanya, warya n'izindi zose muzi z'ingirakamaro murya aho ngaho, haba abatuye mu mijyi, haba n'abatuye mu nkengero zawo, ndetse n'abatuye mu cyaro. Ni nabo akenshi ubona baba bashobora kubona ibyo bintu bitabahenze, kubera yuko imboga barazihingira mu turima tw'igikoni, izindi bakazihaha, ntago zihenda cyane. Ikibazo ni uko hari bamwe bibwira yuko imboga umuntu akwiriye kuzirya nk'urya ibijumba ngo zisaba ubwinshi. Oya, ntabwo imboga zisaba ubwinshi, zisaba kuba ari nke, ariko nanone zihoraho, zirya kenshi. Unaziriye nyinshi ubaye uzishoboye uzibona, ntacyo zagutwara rwose. Zipfa kuba zitanduye, zitarimo umwanda, ntacyo zagutwara. Kandi none ntuzihishe cyane ngo zishye cyane, kuko iyo zihiye cyane zitakaza
ibyangombwa zari zifite kugira ngo zifashe umuntu kubona ibyo yari azikeneyemo. Imbuto nazo rero buriya zirahari mu cyaro, usanga benshi baba barateye amapapayi, abandi bafite urutoki rwera ibitoki byera imineke, ugasanga hari abandi bafite nari mvuze hejuru amapapayi, hari abashobora kuba bafite amaronji, hari abashobora kuba bafite za inkeri, mbese amoko menshi y'imbuto na kavoka. Buriya avoka ni ingenzi cyane cyane ko itagira amavuta mabi. Amavuta mabi ni amavuta nyine twavuze haruguru ashobora gutuma umutima ujyaho ibinure cyangwa imitsi ikaziba kubera ibinure. Avoka rero ni urubuto rwiza, benshi barazihinze, bafite ibiti bya avoka mu ngo zabo. Abo rero baba bashobora gukora ku buryo avoka zibagirira akamaro. Twavugaga ibishyimbo ibinyamisogwe birimo ibishyimbo, amashaza n'ibindi, nabyo ni ingenzi kugira ngo umuntu abe afite ibirinda indwara. Hari ibyongera imbaraga rero, ibyongera imbaraga ni ibinyamafufu n'ibinyampeke, ni umuceri, ni ibijumba, ni akawunga, ibigori, biriya binyampeke byose dutunze cyangwa nako duhinga cyangwa dusarura cyangwa se tukabigura ku masoko, biriya byose dukwiriye kubirya kugira ngo bitugire akamaro. Abakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV rero turabashimiye, mukore subscription, mukore subscribe, musangize inshuti zanyu iki kiganiro, tujye dukomeza twungurana ibitekerezo umunsi ku wundi. Hari n'ahageneye gutanga comment, nababwira iki nzajya mbasubiza. Mukomeze kugira icyumweru cyiza, Imana ibarinde aho muri hose.